Shuti bakunzi ba Rwanda News 24 ikaze mu kiganiro cyacu. Uko biri ikiganiro cyacu uko biri kije kugaruka ku makuru atugezaho aka kanya yiyeguzwa cyangwa yirukanwa ry'abayobozi bose bo mu karere ka Kayonza uko ari batatu, ni ukuvuga meya, vice meya ushinzwe ubukungu na vice meya ushinzwe imibereho myiza, bose birukanwe ku mirimo bari bashinzwe. Aya makuru amaze igihe gitoya ubwo akarere ka Kayonza kashiraga ku rubuga rwayo rwa X cyangwa cyahoze ari Twitter itangazo rigaragaza ibyemezo by'inama njyanama y'akarere ka Kayonza byo kwirukana aba bayobozi. Abayobozi birukanwe ni Nyemanzi John Bosco, uyu nguyu wari meya w'akarere ka Kayonza, akaba yaratowe muri 2021. Vice meya ushinzwe iterambere ry'ubukungu Munganyinka Hope we watowe muri 2018, ndetse na vice meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Harerimana Jean Damascene we watowe muri 2016 akaza kongera gutorwa muri 2021. ni ukuvuga mu by'ukuri uyu vice meya ushinzwe imibereho myiza niwe wenyine warugiye kurangiza manda ze. Uko arebye ko manda ya mbere yarayirangije aratorwa, yarasigaje umwaka umwe kugira ngo arangize manda ya kabiri, mu gihe vice meya ushinzwe ubukungu we manda ya mbere yayikoze imyaka 3 gusa, manda ya kabiri yaramaze gukora imyaka 4, mu gihe meya we yarakoze imyaka 4 gusa. Aba bayobozi birukanwe n'inama njyanama idasanzwe yateranye kuri iki cyumweru, ni tariki ya 7 Ukuboza 2025. Aba bayobozi birukanwe, njyanama yatangaje ko aba bayobozi birukanwe kubera kunanirwa gukemura ibibazo by'abaturage bitandukanye bigaragara muri aka karere ka Kayonza. Muribuka ko mu misi ishize amakuru menshi yavugaga ko hari amakuru yavuga kandi nibyo koko ko hari abaturage ba Kayonza bagiye basuhuka bagahunga inzara iri muri aka karere, cyane cyane abaturage bo mu gace ka Ndego, Nasho n'ahandi. Aba baturage nibo bahungaga ikibazo cy'inzara. Si ubwa mbere muri aka karere havuzwe inzara, cyane cyane mu turere, cyane nako mu duce twa Ndego na Nasho ho si ubwa mbere hahora havugwa ikibazo cy'inzara kubera ibura ry'imvura rikunda kuhagaragara. Ahandi hagaragaye inzara muri aka gace n'ahitwa Mwiri, naho hakunze kugaragara inzara kubera ko ikibazo cy'imvura itabonetse uko bikwiriye. Nyamara nubwo imvura itabonetse uko bikwiriye, hari imishinga ibiri iri mu karere ka Kayonza igamije gufasha abaturage kugira ngo buhire imyaka yabo, kandi imishinga ibiri ikaba yaratwaye amafaranga arenga miliyari 100 y'amafaranga y'u Rwanda. Iyo mishinga aritwa IIWP 1, IIWP 2. Iyi mishinga n'indi itandukanye ni imishinga yakozwe kugira ngo ifashe abaturage b'akarere ka Kayonza kugira ngo bashobore kuhira imyaka yabo kugira ngo batazicwa n'inzara. Ariko kugeza ubu ngubu mu by'ukuri nta cyakozwe kugira ngo barwanye iki kibazo cy'inzara, nyamara kitahwemye kugaragara mu karere ka Kayonza. Ikindi kintu cyatumye aba bayobozi birukanwa ni ikibazo cy'uko ngo nabo ubwabo ntabwo bumvikanaga mu mirimo yabo ya buri munsi yo kuyobora akarere, aho bakomezaga kwitana ba mwana mu bibazo bashinzwe gukemura. Rero njyanama yabonye ko nta bundi buryo ishobora gukora, ihitamo kubeguza kugira ngo babe bagiye ku ruhande, hashakishwe abandi bayobozi bashobora kugira icyo bakora kuri iki kibazo cy'inzara kivugwa muri aka karere ka Kayonza. Mu by'ukuri wakwibaza ni gute inzara ivugwa mu karere ka Kayonza, nyamara akarere ka Kayonza ni kamwe mu turere dufite ibiyaga
byakagombye kubafasha mu kuhira ni kimwe mu turere tweza cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko buri gihe iyo hagaragaye ikibazo cyo kubura kw'imvura muri aka karere, inzara ivuza ubuhuha. Ibyo bigaragaza ko hari ikibazo tugifite si mu karere ka Kayonza gusa. Muribuka ko 2023 nimba nibuka neza hagaragaye nabwo ikibazo cy'abaturage bo mu karere ka Rusizi bari barejeje umuceri mwinshi babura aho kugurisha, ku buryo umuceri wari watangiye kuborera no mu mastoke banza zari zigeze kuri tone 40,000 nimba nibuka neza. Nukuvuga iki? Nukuvuga kugeza ubu ngubu mu Rwanda turacyafite ikibazo. Iki kibazo abayobozi bakagombye kukirebaho, si abayobozi b'uturere gusa ahubwo na ministeri ibishinzwe ikibazo cyo kubika ubuhunikiro. Si ubuhunikiro gusa kuko ibigega byubatse hirya no hino by'ubuhunikiro, ariko hari uburyo bwo kugira ngo bya bintu tubibike byo kubora. Urugero, uyu munsi wa none ntushobora kweza ibijumba ngo ubibike bimara imyaka 2 imyaka 3 bikunde bihita bibora nyuma y'icyumweru kimwe, nyuma y'ibyumweru 2. Si ibijumba gusa, n'ibindi bihingwa usibye ibigori n'ibishyimbo bagerageza kubika, ariko nabyo mujya mubona ko mu gihe runaka bihita bijyamo imungu. Turacyafite ikibazo cya tekinoloji idufasha kubika ibyo twejeje, kuko ari igihe umwaka byera cyane, none umwaka utaha bikazanga kwera, byakwanga kwera ugasanga biteje ikibazo cy'inzara mu karere. Ikindi cya kabiri, ikigaragara ko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bataramenya neza icyo bagomba gukora kugira ngo bakemure ikibazo cy'abaturage. Nimba uyobora akarere katagira imvura, katakunda kugusha imvura igwa rimwe na rimwe ikabura, kandi nyamara mufite imigezi, hari ibiyaga, hari inzuzi ziri aho ngaho, kuki abaturage badakoresha ayo mazi kugira ngo beze? Kuki batakoresha ayo mazi kugira ngo beze? Kuki ibihugu nka Israel bishobora kweza bigasagurira amasoko kandi nyamara ari ubutayu? Kuki ibihugu nka Misiri bishobora kweza bigasagurira amasoko nyamara amazi bakoresha muri Misiri, ayo mazi aturuka hano mu Rwanda? Murabizi ko isoko ya Nile iri hano mu Rwanda. Ayo mazi niyo agenda akagera mu Misiri bakeza ndetse bagasagurira amasoko. Ikindi cya kabiri, ikindi kikunda kugaragara mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanze kenshi na kenshi bituma n'imirimo bashinzwe idakorwa neza, batakemura n'ibibazo by'abaturage, harimo ikibazo cyo kutumvikana hagati yabo. Muribuka ibyabaye mu karere ka Rusizi umwaka ushize cyangwa n'uyu nguyu nimba nibuka neza, ni mu mpera z'umwaka ushize, mu ntangiriro z'uyu mwaka, ubwo abayobozi, umuyobozi w'akarere n'umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe ubukungu barwaniraga mu kabari, bagaterana ibipfunsi mu kabari. Ibyo bigaragaza byonyine kuba abayobozi badahuza, badakorera hamwe, bituma akarere kadindira mu mikorere yako. Ariko cyane cyane rimwe na rimwe ibi biterwa n'abapare baba barazanye aba bantu kugira ngo batorwe mu nzego z'ibanze. Rero rimwe na rimwe umwe akumva ko pare we afite imbaraga kurenza undi, bigatuma rimwe na rimwe badakora imirimo yabo uko bikwiriye. Ngayo nguko twagira ngo tubageze breaking news ivugwa mu karere ka Kayonza. Turaza komeza kubakurikirana amakuru, turaza kubabwira byimbitse mu kanya uko impamvu yabyo nyirizina, ariko impamvu nyamukuru nari maze kubibabwira. Mugire umunsi mwiza, muhaye muronke, Imana ibarinde.